Yesu yaravuze ngo erega ntimugatinye ibyicuye umubiri, ahubwo mujye mutinya icyicuye umubiri cyarangiza kikica n'ubugingo. Yesu yafokasingaga ku bugingo bw'umuntu. Yesu aravuze rero umuntu umwizera naho yaba yarapfuye, Kristo azongera mubesheho, azaba ubuzima bw'iteka byose, azakira ubundi buzima. Aravuze ngo umuntu umwizeye ahawe ubutware, ngo ntabwo azacirwaho iteka, ngabonye ubugingo bw'iteka kubwo kwizera Yesu Kristo, ngagize ubuzima bw'iteka, ngo ntabwo azacirwaho iteka kubwo kwizera uwamutumye, kubwo kwizera Imana no kwizera amagambo ye. Yesu aravuze ngo uwo muntu uzamwizera ntabwo azacirwaho iteka, ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Abantu bizeye Kristo ngo baba babaye abana b'Imana, ngo bo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ngo ahubwo babyawe n'Imana, n'abana b'Imana. Imana ishimwe. Yesu nashimwe cyane. Turabasuhuje mwese abadukurikiye, abaduteze amatwi bari impande zitandukanye. Tubahaye ikaze kuri Agape Live Rwanda. Nanone tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tujya tugira umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, tugahana ibitekerezo, tugahana ubuhamya, kugira ngo dukomezanye, duterane imbaraga, dukomeze urugendo. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tuguhaye ikaze aho uri kugira ngo tubane muri uyu mwanya, kandi tuzi ko umwuka wera ari budushyigikire, ari wowe nanjye tugafashwa n'ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka dusengane, hanyuma ugire akanya ko kubana natwe gatoya, twumvane ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha cyane. Data, turagushimiye kuri Imana ishoboye byose, tugushimiye kuri Imana iri hejuru, uri Imana iri hejuru y'ibintu byose. Turakwinginze cyane kugira ngo ubane natwe, abantu bose tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, rigira umumaro kandi rizagira ibyo byubaka muri bo, natwe rizagira ibyo duhindura kubw'imbaraga z'ijambo ryawe. Urakoze Mana, turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe natwe. Amen. Nshuti z'umusaraba, tubanye muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Twari turimo twibaza, turimo dutekereza, noneho turebere hamwe ku bintu by'ingenzi bimwe, nubwo ari byinshi, ariko hari ibintu by'ingenzi umuntu ukimara kwakira Kristo aba ahawe nk'umugabane. Umubyeyi wese iyo agize umwana ahabwa umugabane, heritage, umugabane. Buri mubyeyi hari ikintu aho umwana we, ni inshingano. Umwana rero yitwa runaka. Mu isi, mu buzima busanzwe, iyo umubyeyi abyaye umwana, uwo mwana yitwa runaka. Hari ibimugenerwa biturutse ku mubyeyi, hari ibyo umubyeyi amugomba. None ku muntu wizeye Imana, ku muntu ukimara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ni iki kiba kibaye mu buzima bwe? Ni iki kiba kibaye mu buzima bw'umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Ako kanya niba amwizeye mu munota umwe, ni iki kiba kibaye? Reka turebere bimwe mu bintu biba bibaye mu munota umwe umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, akamwakira, akabyatura, akava mu bitari bitunganye, akamwizera, agaha ubuzima bwe Yesu yabuyobore nk'umukiza, nk'umwami w'ubuzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turifashisha ijambo ry'Imana. Imwe mu mirongo harimo myinshi, ariko iby'umwuka dushoboza turabiganiraho. Ahari n'ubutaha, cyangwa nawe nufata bibiri uzabona ibindi. Ariko ibi ni bimwe byagaragaye, bigaragara mu muntu akizera Kristo uwo mwanya ababaye mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 11 umurongo wa 25. Hari amagambo agaragaza ikintu umuntu akimara kwizera Kristo aba agize mu buzima bwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haranditswe ngo
11 haranditswe ngo kuri 25 handitswe ijambo rivuga ngo Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho anyizeye ntazapfa iteka ryose. Mwese mbese mwizeye ibyo. Haleluya. Kimwe mu kintu Bibiliya itubwiye, umuntu ukimara kwizera Yesu Kristo aba yakiriye kubaho iteka. urupfu rw'umubiri ruba rusa naho nururangira, ariko abavuze ngo umuntu wizera Kristo ntabwo azapfa. Avuga ngo naho yapfa ibi by'umubiri azongera abeho. Umuntu wizera Kristo, Bibiliya iratubwira ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho. Umuntu ukimara kwizera Kristo yakira uyu murage ko naho yaba yarapfuye azongera abeho. Yesu yaravuze ngo erega ntimugatinye ibyicuye umubiri, ahubwo mujye gutinya icyicuye umubiri cyarangiza kikica n'ubugingo. Yesu yafokasingaga ku bugingo bw'umuntu. Yesu aravuze rero umuntu umwizera naho yaba yarapfuye, Kristo azongera mubesheho, azaba mu buzima bw'iteka byose, azakira ubundi buzima. Marita aramubwira ngo umuntu wizera, unyizera, niko yabwiraga Marita Yesu azongera abeho. Umuntu ukimara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza akamuha ubuzima bwe, aba yakiriye ubuzima bw'iteka, aribwo bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Icyo ngicyo ucyandika ahantu urebe, uhite wakira ako kantu wakiriye muri Kristo Yesu, kuzaba biteka kubwo kwizera naho twapfa kubw'uyu mubiri. Yesu aravuga ngo uyu mubiri ngo mujye mutinya ibyica ubugingo n'umubiri, naho umubiri wo uzongera ubeho, azabaho guhindurwa, ariko mutinye icica ubugingo nyuma y'umubiri kuhinduka, ubugingo bwawe azaba ari ubuzima kubwo kwizera Kristo Yesu. Reka turebe n'ikindi kintu. Abantu bizeye Kristo bakira ubumana. Abantu bakiriye Kristo bakira ubumana muri Imana ishimwe. Imana yabo bakakira ubumana, bakitwa abana b'Imana. Reka turebe, wabwira byanditse, Bibiliya irabideklara. Yesu yaravuze ngo muri Yohana igice cyaho cya 12 umurongo waho wa 46 hari ijambo rivuga ngo, mu gice cyaho cya 12 umurongo wa 46 haranditse ko turaza dusome Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 13. Twumve icyo Bibiliya itubwiye. Haranditswe ngo abo ntibabyawe n'umubiri n'amaraso. Abantu bizeye Kristo ngo abo ntibabyawe. Reka duhere ku gice cya 12. Ng'icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Mu kintu cya kabiri Yesu akorera abantu be, iyo umuntu akimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aba abaye umwana w'Imana. Ni ukuvuga, twavuze ngo mu isi, ababyeyi bo mu isi, iyo umubyeyi akimara kubyara umwana agira identite yo kuba yitwa umwana wa runaka. N'Imana ntabwo yabarekeye gutyo. Yesu yaravuze ngo abantu bizera Kristo bakizera Imana, bakizera Kristo, ngo ntabwo baba bakiri mu bushake bw'umugore cyangwa umugabo. Oya, byavuye muri ubwo butware bw'ubushake bwo kubyara hagati y'umugabo, negotiation ngo tubyare. Ahubwo abo bantu ngo ntabwo baba babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo aravuga ngo abo baba babaye abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Abantu bizeye Kristo ngo baba babaye abana b'Imana, ngo bo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo babyawe n'Imana, n'abana b'Imana. Imana ishimwe.
wabyumvise. Ikintu cya kabiri Yesu akora mu buzima bwawe icyo umwakira kubwo kumwizera. Aravuga ngo umuntu umwizera ntabwo aba yarabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo aba abaye umwana w'Imana. Haleluya. Ikintu cya kabiri, umwana w'Imana. Niba warizeye, niba utaramwizera, umwizere uba umwana w'Imana mu burangwa bw'ijuru. Amen. Reka turebe ikintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu, ukimara kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ngo abuyobore, akugayidinge, hari ikintu Yesu ahita akora mu buzima bwawe. Reka dusome. Yesu ahita ashyira umucyo. Umuntu ukimara kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ahita azana umucyo muri we. Ntabwo aba akitwa umwana w'umwijima. Bibiliya idekarara ikerekana ko umuntu utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza aba akigendera mu butware bw'umwijima. Ariko mu gihe umuntu akimara kwizera Kristo, ahita afata ubundi buzima bushya bw'umucyo, kandi aravuga ngo ikiyobowe n'umucyo nacyo gihinduka umucyo, kubera yuko icyo kintu kirimo kugendera mu mucyo nacyo already cyamaze kuyoborwa n'umucyo. Rero Yesu yazanye ubuzima bw'umucyo mu muntu kugira ngo amumurikire ave mu buzima bw'umwijima. Mu yandi magambo, ave mu buzima bwo kutamenya iyo ujya. Yesu atanga icyerekezo, kuko ubuzima bw'umucyo ni ubuzima bufite icyerekezo. Kristo rero yazanye ubuzima bw'umucyo mu muntu. Yesu aravuga ngo nabazaniye umucyo mu buzima bwanyu mukura mu bubata bw'umwijima. Wambwira ngo ibyo byanditse? Reka dusome Yohana ibice bya 12. Nanone turasoma umurongo wa 46. Ibice bya 12 umurongo wa 46 haranditse ngo naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Uhabyumvishe? Yesu aravuze ngo naje mu isi kugira ngo umwizera ataguma mu mwijima, ahubwo ajye mu mucyo. Yego, umuntu wakiriye Kristo, Yesu atanze autorite n'ubutware n'ubushobozi ubwo burenganzira. Umuntu wakiriye Kristo aba yakiriye umucyo w'Imana, aba yakiriye umucyo we muri we mu buzima bwe, kugira ngo atagenda asita. Mwabonye umuntu ugendera mu mwijima agenda asita, agenda yikanga, agenda n'igicucu n'ibintu bikwihishe ubibona kuko ntabwo ubona neza. Yesu aravuga ngo rero njye nazanye umucyo w'abana b'Imana. Umuntu wizeye Kristo afite umucyo muri we. Yesu aravuze ngo naje mu isi kugira ngo unyizera abone umucyo ave mu bubata bw'umwijima. Haleluya. Yesu yazanye umucyo. Ukimara kumwizera Kristo, uwo mwanya wakiriye impano y'umucyo muri wowe kugira ngo umurikirwe n'Imana Data. Imana ishimwe umucyo Yesu yazanye mu buzima. Katurebe n'ikindi, turimo kugenda tureba bimwe mu bintu ukimara kwizera umunota umwe bita biba mu buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Ari ikintu dushaka kongera gusoma. Yohana 5:24. Yohana 5:24 handitswe ijambo ryiza. Naho biragaragaza Kristo, umurimo Kristo yakoze muri twebwe. Yohana 5:24 haranditswe ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akaryizera, akizera uwantumye, aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yesu atanze ubundi butware ku bundi muntu wumvisha amagambo ye. Nshuti, wowe wizeye amagambo ya Yesu ukayakomeza, cyangwa wowe utaramwizera wumva ubu butware Yesu yadukoreye, ijambo riratubwiye ngo umuntu wumva amagambo ye akayakomeza, akizera uwamutumye. Yandi magambo, umuntu wizera Imana ukimva icyo Yesu amutegeka, ngo aba afite ubugingo muri we. Umuntu wizeye Kristo, haleluya, umuntu wumvisha amagambo y'Imana yarangiza akayizera, aya magambo turimo kuvuga,
gafite ubugingo muri we bw'iteka, ngo ntabwo azacirwaho iteka. Umva indi misiyo, umva, haleluya, umva ikindi kintu Yesu yavuze. Aravuze ngo umuntu umwizeye ahawe ubutware, ngo ntabwo azacirwaho iteka, ngo abonye ubugingo bw'iteka kubwo kwizera Yesu Kristo, ngo agize ubuzima bw'iteka, ngo ntabwo azacirwaho iteka kubwo kwizera uwamutumye, kubwo kwizera Imana no kwizera amagambo ye. Yesu aravuze ngo umuntu uzamwizera ntabwo azacirwaho iteka, ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Mwumvishe ubundi butware dufite ku muntu wizeye Yesu, afite ubutware bwo kubaho iteka ryose, ntazacirwaho iteka. Imana iguha umugisha, wahawe ubutware bwiza kubwo kwizera. Rero wahawe ubutware bw'ubugingo bw'iteka. Niba utaramwizera, wizere Kristo, ubona ubugingo bw'iteka, kuko aricyo Yesu avuze. Aravuga ngo umwizera akumva amagambo ye akayizera, akizera uwamutumye, ngo afite ubugingo bw'iteka, ntabwo azacirwaho iteka kubwo kwizera uwo mutumye. Imana ishimwe, twahawe ubutware bukomeye kubwo kwizera abana b'Imana. Niyo mpamvu Matayo binyibukije Yohana 17, Yesu arimo gusengera abantu bazamwizera. Yesu yaravuze ngo abantu bazamwizera, abo ngabo bakizera izina rye, bakizera uwo mutumye, bakizera Imana. Aravuga ngo ntabwo azaba ari ab'isi, nubwo bazaba bari mu isi, ariko ntabwo bazaba ari ab'isi. Yesu asengera abantu, aravuga ngo data, aba bantu nubwo mbasize mu isi, ariko uzanyizera nubwo nyibasizemo, ariko ntabwo bazaba ab'isi. Aba nabo ubugingo buhoraho kubwo kwizera. Imana ishimwe, Imana data wa twese. Amen. Imana iguha umugisha. Ndashaka ko tureba ikindi cya nyuma. Harimo byinshi wagenda ubonamo, ariko ibi ni ibintu bimwe by'ingenzi ukimara kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe akora muri wowe. Ndashaka kuvuga ku kintu cya nyuma. Yesu yavuze muri Yohana 6:56, 5:56, yaravuze ngo urya umubiri wanjye. Yesu aravuze ngo urya umubiri wanjye, haleluya, akanywa amaraso yanjye, aguma muri njye, nanjye nkaguma muri njye. Nshuti, mwebwe mwizeye Kristo, mwebwe mukunze igaburo ryera, abakristo mukunze gusangira ameza y'umwami, Yesu aravuze ngo urya umubiri we n'isezerano, akanywa n'amaraso ye kubwo kwizera. Aravuze ngo uwo Kristo azaba muri we. Arangiza avuga ikindi kintu, aravuga ngo uwo azaba muri we nawe abe muri we. No kuvuga azaba muri Yesu, Yesu nawe aba muri uwo muntu by'umubiri. Yesu atanze iyindi authority, atanze ubundi butware, atanze ubundi burenganzira. Yesu aravuze ngo umwizera akarya umubiri we, akanywa n'amaraso ye, ngo azaba muri we. Niba urya umubiri wa Yesu ukanywa n'amaraso ye, dukunde Kristo, abakristo dukunde igaburo ryera, twongere dusangire ibyo byera, tujye kwigaburo, tunywa amaraso ya Yesu, twongere tuzirikane umubiri n'amaraso bya Yesu. Ngo kuko uwo mubikora, ngo Yesu azaza ature muri we, azaza yicumbikire. Hoya, ntabwo azaza mu rusengero runini, azaza Yesu yiturira iwawe. Ngo narangiza nawe kandi namara gutura muri wowe, nawe uzaba uri muri we. Ni ukuvuga muzomatana. Umuntu urya umubiri n'amaraso bya Yesu baba bomatanye. Dukwiye kukumbura igaburo ryera, dukwiye gusangira umusangiro w'abana b'Imana, tugakumbura umubiri n'amaraso bya Yesu, tukabizirikana. Kuko umuntu ubikora ntabwo azacirwaho iteka, mu gihe azabikora adafite ikibi, adafite umutima umucira urubanza, ngo azaba afite ubugingo bw'iteka muri we. Imana ishimwe. Wizeye Kristo, kwizera Kristo ni urufunguzo rw'ijuru. Yesu yaravuze ngo umuntu umwizera ngo niwe nzira, Yesu n'ukuri n'ubugingo bw'umwizera. Haleluya, niyo nzira. Umuntu utanyuze muri we ni umujura, umuntu
unyuze muri Yesu. Umuntu utanyuze muri we ni umujura. Ukwizera ni ukunyura muri Yesu. Umwizere. Tubonye ibintu by'ingenzi umunota umwe ukizera Kristo bita biba mu buzima bwawe. Uba wakiriye umucyo w'iteka, uba wakiriye ubuzima bw'iteka, ntabwo uzacirwa iteka, ntabwo haleluya ubaye umwana w'Imana kubwo kwizera Kristo. Uba wakiriye ubuzima bushya kubwo kwizera umwana w'Imana. Ubuzima bwawe ukimara kumuhamagara wakiriye Yesu muri wowe, wakiriye ubumana. Ngabo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa umugore cyangwa umugabo, ngabo bahita bahinduka abana b'Imana. Pawulo yaravuze ijambo aravuga ngo ibya kera biba bishize ku muntu wizera Kristo. Ngo ibya kera biba bishize, ngo tuba twakiriye ubuzima bishya muri Kristo Yesu. Harimo ubundi buzima bushya. Ibyo mu bisekuru biba birangiye, umuntu aba yakiriye, aba abaye cyaremwe gishya kubwo kwizera. Nta mateka, nta gucirwa y'iteka, uba wakiriye ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Waramwizeye, ufite ubugingo bw'iteka. Komera ugume mu mwami, ukomeze amagambo ye. Niba utaramwizera Kristo, akira ubuzima. Mubwire ngo Yesu Kristo ndakwakiriye mu buzima bwawe. Wegera abantu umwakire mu buzima bwawe, hanyuma Kristo umukingurire urugi. Mu byahishuwe yaravuze ngo umuntu ukomanga akagira ngo nze dusangire, nzinjiriwe dusangire. Kristo yishimiye ko dusangira, ko musangira muri wawe, mu nzu yawe, mu mutima wawe. Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Kubwo kwizera twabaye abana b'Imana, twakiriye umucyo, twakiriye ubugingo bw'iteka. Ngo naho umuntu yaba yarapfuye azongera abeho kubwo kwizera izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha. Reka dusengane. Ufashe icyemezo, wari usubiye inyuma, garuka ongera utumbire umusaraba wa Yesu. Ongera wakire Umwami w'abami. Wongera umuhamagare Kristo aze aturane nawe mu buzima bwawe, abuyobore, akubere umuyoboro w'ubuzima. Imana iguhe umugisha kubwo kwizera amaraso ya Yesu, ukizera uwamutumye ari we Data wa twese. Imana ishimwe ngo umwizera aba wizeye Data, uwo ni Yesu Kristo umwana w'intama. Icyubahiro ni cye none n'iteka ryose. Amen. Reka dusengane. Ugize icyifuzo, Imana iguhe umugisha kandi ikubere imbaraga. Ndagushimiye Data kuko uri umukozi w'umuhanga. Ushimiye ko uduhaye umwanya w'ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo Mwami umuntu wumvishe iri jambo urigire umumaro mu buzima bwe, nk'umuyoboro mushya kubwo kwizera Kristo. Aba umwana w'Imana, by'amateka yahaturuka n'iby'ibisekuru birangire. Aba umwana w'Imana, umubere Data nawe akubera umwana kubwo kukwizera. Icyubahiro n'ikibi cyawe, umuhe umugisha, umurengere, umubere imbaraga kubwo kukwizera. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu nigusabye nizeye. Amen. Imana iguhe umugisha.